Ikigaragara nuko ahantu hakiri ibyuho bya ruswa ari ahantu abaturage bagisaba serivisi ku bwinshi cyane cyane ya serivisi bahabwa n'umuntu iyo bahuye imbona nkubone. Ikigo cya WASAC na REG biracyatanga ya serivisi ku buryo bw'imbona nkubone muri za serivisi nyinshi zitandukanye nko guhabwa za cash power, nko gushyirirwaho amazi iyo ushaka gusaba amazi bwa mbere. Ariko tukabona none impinduka zagiye zikorwa muri ibyo bigo by'umwihariko nk'abantu bakoresha umuriro muri REG. Iyo wamaze kubona iyo cash power nta kibazo ugihuye nacyo kuko bawishyura umuriro wahawe. Ariko tukabona none icyo cyuho cyo kubona uwo muriro bwa mbere, iyo cash power, ni ibintu tumaze kuganira ari kuri izo nzego, ari REG ari na WASAC, kandi baragaragaza ubushake no gushaka gukumira no kurwanya iyo ruswa muri iyo mitangire ya serivisi. Ngira ngo baraza no kugaragaza ingamba bafashe nka Transparency International Rwanda. Icyo dukora tukomeza tuganira n'ubuyobozi bwabo, kandi koko batugaragariza ubushake no kudufungura imiryango kugira ngo tugende tubafasha kumira haba hari ibyuho. Nk'ubu hari imikoranire dukorana na REG na WASAC kubashyiriraho icyo twakwita service charter. Birumvikana ko ni ibitekerezo abantu bagenda bagerageza gushyira mu bikorwa, ariko cyane cyane ufite uruhare ni wa muturage. Iyo ubuyobozi bukubwiye ngo ntabwo ruswa tuyihanganira, natwe umuturage nibagiye kwaka iyo ruswa, tanga amakuru. Ngira ngo ikindi kiduca intege nuko tubona abatanga amakuru bakiri hasi, ariko mu bukangurambaga dukorana nuko dukorana namwe itangazamakuru, turumva ko umunyarwanda azumva ko uburenganzira bwe atagomba kubugura. Hari benshi batugana muri Transparency International Rwanda, ugasanga ntacyo duhindura ku ruhande rwacu, ariko tuvugana n'inzego bireba, ukabona ikibazo kirakemutse, ukumva ko ikiba kibangamye koko ari wa muturage ugomba gutanga amakuru kuri uriya rwego kugira ngo narwo rukore ibyo rugomba gukora. Abantu bo nk'uko nabivuze, hariho bamwe bafite za ngeso bumva ko indonke cyangwa ibyo bahembwa mu kazi bakorera igihugu bagomba kongeraho iriya ndonke yabo, ariko twababwira ko y'amazi atacyoroshye kogwa kubera ubushake bwa politiki, amategeko yakajijwe, ariko n'abaturage batangiye gukanguka. Iyo utanze amakuru ni ukuri nta muntu udahabwa ubufasha, yewe na wa wundi usaba ruswa arakurikiranwa. Mu butabera mwasanze bimeze bite ko hamaze iminsi havugwa abantu bamwe batishimira ibyavuye mu butabera, ariko se mwasanze mwebwe ruswa ihagaze gute mu butabera? Niba koko bishobora kuba bijyanye n'ibyo twumva ngaha. Ngira ngo mwakurikiranye, hari igipimo cyiza cyane kigaragazwa n'ubushakashatsi bwa Rwanda Bravery Index cyitwa nka impact. Impact ni ukuvuga ngo iri hasi ku rwego rw'igihugu, iri kuri 1.9 gutyo, ariko hari inzego zimwe harimo impact iri hejuru, biri no kuri 6, kuri 4, biri hejuru y'icyo gipimo ku rwego rw'igihugu. No mu nzego z'ubutabera rero, reka tubifate nk'uruhererane rw'ubutabera, tuvuye mu bugenzacyaha, mu bushinjacyaha, yewe no mu bucamanza. Aho ngaho impact yuko ya ruswa tubifatiye hamwe iri hejuru. Ni ukuvuga ngo ugize ibyago ugahura n'umugenzacyaha ushaka kwaka ruswa, amahitamo yawe ni make cyane kugira ngo ushobore kuba wahabwa serivisi utayimuhaye. Ariko nanone tukakangurira abaturage yuko uriya muntu ugiye kuguha serivisi ntabwo ari we wa nyuma mu by'ukuri. Ntabwo ari we wa nyuma, nubwo agufite ububasha muri uwo mwanya, afite ububasha bwo kugufunga cyangwa se no kukurekura, ariko nanone nawe hari abo agomba kugaragariza, hari accountability agomba gukora. Mu butabera rero ngira ngo hari n'ubukangurambaga buriho bukorwa. Hari ibice by'igihugu wenda tutagarukaho, hamwe bishobora gusa naho harimo icyo nakwita negative solidarity. Nigeze kubyumva rimwe mu gihugu kimwe, aho mu mpera z'ukwezi mu matariki 15, 16, bamwe mu bakora mu by'umutekano mu gihugu duturanye cyangwa se cyo muri Afurika, ushinzwe umutekano ahura n'umugenzacyaha n'umushinjacyaha n'umucamanza, bagashyiraho za road block kugira ngo bashobore kubona amafaranga yo kurangiza ukwezi. Bigasaba umuturage n'ugiye gutanga ruswa. Mu gihugu cyacu ntabwo turagera kuri uru rwego, ariko hadashyizwemo imbaraga, ahantu hariho hagaragara bya bintu byo gukingirana ikibaba bishobora gukomeza. Ntabwo navuga ko twagera aho ngaho kubera intambwe igihugu cyacu kimaze gutera irashimishije, ariko abo bantu bashobora kubaka ku kazu gashobora akantu ka ruswa hagati yabo
wa muturage akagira ngo niko bimeze. Icyo twavuga rero ni uko inzego z'ubuyobozi ku rwego rw'igihugu hejuru yewe n'inzego zishinzwe ubugenzuzi, kuko muri izo nzego zose tuvuga muri RIB harimo urwego rw'ubugenzuzi, mu bugenzacyaha harimo urwego rw'ubugenzuzi, mu bucamanza harimo urwego rw'ubugenzuzi, Transparency International turahari nk'umuryango utegamiye kuri leta, itangazamakuru murahari, mureke dufatanye abo ngabo bose bashobora kubaka cyangwa gukingirana ikibaba, tubagaragaze tubageze ku nzego bireba, ibyo byose bazagenda bajonjorwamo kwa kundi tuvuga ngo urubuto rubi rushobora kwangiza imbuto zose, bazagenda bakurwamo kandi nta kubihanganira nk'uko twabigarutseho. Murakoze cyane. Ubushakashatsi mwakoze na Transparency International Rwanda, kuki musanga ari iyihe mpamvu mwasanze cyangwa mwavuye ku kuba abatanze ruswa ari babandi bavuga ngo ni abaturage bakiri nibo biganje? Ubu ni ubushakashatsi bukorwa ku rwego rw'igihugu. Ku rwego rw'igihugu rero tujya gukora ubushakashatsi, dukora ku buryo umunyarwanda wese agira amahirwe yo kubona kuba yabazwa. Ni ubushakashatsi muri miliyoni hafi miliyoni imwe irenga y'abanyarwanda bari hejuru, bafite imyaka irenze hejuru ya 18. Buri munyarwanda wese aba afite ububasha cyangwa se amahirwe kuba yabazwa. Tugiye kureba abanyarwanda rero imiterere yabo, abenshi n'ababa mu cyaro, n'ubushobozi bw'abanyarwanda mutareba Kigali n'imodoka ziro zigendamo, ubushobozi bw'abanyarwanda buracyari hasi, nubwo tugenda tubona izamuka ry'ubushobozi bw'amikoro y'umunyarwanda. Ntabwo rero ari ukuvuga ngo twashatse kubaza babandi b'amikoro make n'imiterere y'umuryango nyarwanda, icyo imbaraga igihugu cyacu kigenda gishyiramo kugira ngo gikore abaturage mu bukene, ni nayo mpamvu gishyiramo n'imbaraga kugira ngo turwanye ruswa ntishobore ntibe impamvu yo kugenda kudindiza gahunda z'igihugu zo gukura abaturage mu bukene. Rero ni imiterere y'umuryango wacu nyarwanda tugomba rero kufata ukuri, ahubwo tugashyiraho imbaraga kugira ngo ibiwudindiza bya bindi bya birantega bisubiza inyuma imbaraga igihugu gishyiramo, amafaranga make igihugu gishyizemo kugira ngo gikure umuturage mu bukene, ruswa ntibe impamvu yo gukomeza kumusubiza mu bukene. Ashaka serivisi ugasanga bamusabye kuyigura, kandi uri uyimugurisha afite amafaranga tuba twatanze mu misoro yacu ya buri kwezi, aba afite amahirwe yo kuba dufite akazi. Kuri 53% bagaragaje ko iyo bavuze ruswa nta gikorwa, imibare ntabwo ishobora wese arakomeza kugira ngo inzego ahabwe amakuru yakoresha uko umuturage yatanze. Ni imyumvire y'abanyarwanda. Dufite amateka maremare, amateka ashingiye ku muco wacu wo kudakunda kuvuga, kutiteranya, kumva ngo ntibimveho, nanone no kumva na ya myumvire ishingiye kumva ngo niba umuntu uguha serivisi uri mu rwego runaka ngo ni umutegetsi. Ubundi ibyo by'ubutegetsi byavuyeho mu gihugu cyacu, ni umuyobozi. Uwo muyobozi afite aho agomba kugaragaza inshingano akora. Niyo ni imyumvire tugomba kumva yuko umunyarwanda afite uburenganzira kuri uriya muntu umuha serivisi, yaba atayishimiye agatanga amakuru ku rwego rumukuriye, bitakunda agaca mu itangazamakuru, akaza muri Transparency International Rwanda, tukongera ijwi rye kugira ngo koko waba uri umuha serivisi abe nawe yakurikiranwa mu mitangire ya serivisi mbi ariho atanga. Yarabajije ngo abikorera baza ku isonga mu rwego rwo kwaka ruswa no kuyitanga, murabavuga biki? Abikorera ngira ngo ni bamwe mu bafatanyabikorwa b'iterambere ry'igihugu cyacu. Private sector aho itari ntabwo igihugu gishobora gutera imbere, ariko nanone private sector idakora neza, yumva yuko kugira ngo ishobore kugera ku nyungu igomba guca iyibusamo itanga ruswa, nanone aho ngaho iba nayo yidindiza cyangwa se yangiza ubukungu bw'igihugu. Rero abikorera birasaba ko habaho ubukangurambaga buhagije, habaho imikoranire y'inzego nk'uko Transparency International Rwanda twakoranye n'inzego za leta tukaba tubona umusaruro. Mwabonye nk'urwego rwa polisi ngira ngo abantu bakwishimira, aho kwaka cyangwa se kwakira amafaranga byavuye kuri 7 bikaba byarageze kuri 1, ni intambwe nini igaragaza yuko iyo hari ubushake byose birashoboka. N'abikorera rero ndumva urwego rw'umuvunyi turi kumwe hano rwabonye ubutumwa bwakiriye, kandi nabo badushinzwe twese, biba inzego za leta, biba bikorera, biba na societe civile, ndumva bazabivugutira umuti
kugira ngo nabo hashobore kuba impinduka zigaragara nk'uko tuzibona mu zindi nzego.